Imana ishimwe, ndabona muri kugaragaza ko turi kumwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Reka mfatanye namwe gushima Imana cyane kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo itugiriye, tukaba tugeze muri aya masaha y'igicuku twese turi imbere yayo. Ndashima Imana by'umwihariko ko kubw'imbabazi zayo mu isi hakirimo imiryango y'abagabo n'abagore, abasaza n'abakecuru, abasore ndetse n'abana bakunda ijambo ry'Imana kandi biteguye kwerereza ibendera ryayo mu isi yigometse. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kuba twicaye mu masaha nk'aya y'igicuku ntabwo ari ibintu biri mu muntu w'inyama n'amaraso, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko hari icyo ijuru ryakoze mu bitekerezo byacu kandi hari icyo rikomeje gukora. Ndetse twicaye gutya twiteze ko hari icyo Imana idukorera kandi yarabisezeranye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso h'Uwiteka, Uwiteka azumva ari mu ijuru. Izina ry'Imana rihimbazwe. Muri aka kanya rero dufite ibyiringiro by'uko Imana yacu itwumva kandi nta kabuza, kuko n'ubundi niyo yararitse imitima yacu kugira ngo tuze hano. Ntabwo ari twe twabyibwiye. Rero uwo mwuka waturaritse ni nawo mwuka w'Imana wifuza guhaza inzara n'inyota biri mu mitima yacu. Mu kanya nahoze numva ahegereye aho ndi abantu batari aho turi barimo bishima bibereye mu byabo, bari kwidagadura mu mipira, igitego kijyamo bavuza induru y'ibyishimo. Byanyibukije kera igihe nanjye nari ndi muri iyo si, ndi muri ubwo bubata, ndeba icyo giterane, ndeba iryo tsinda rinini ry'abantu bafite ibibanejeje, ariko ibitekerezo byanjye byongera kugaruka aho turi, ndeba abandi bantu bateranijwe na gahunda ihabanye mu buryo bukomeye n'iyo ngiyo. Numva nshimiye Imana mu mutima. Ndashima Imana ko hari icyo yadukoreye kandi ko hari aho yadukuye ikagira aho idushyira kugira ngo twerereze izina ryayo. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Muri aya masaha nagiye mbona imibare y'abantu iri kugenda igabanuka, haba hano kuri Zoom ndetse no kuri YouTube, ariko nyine tugomba kwihangana aho rukomeye. Tugomba kubonera ubutwari mu ntege nke z'abantu. Tugomba kubonera imbaraga aho abandi bagize intege nke kandi tugatsindira aho batsindiwe. Korali yigeze kuturirimbira indirimbo ivuga ngo mbese wahereye ryari kugeza ubwo ukesha ijoro. Ariko igihe twicaye mu materaniro nk'aya ngaya, bavandimwe, nanone nagira ngo mbabwire ko ibitekerezo byanjye byibajije cyane ku bandi bantu bajyaga bagira amateraniro nk'aya, kandi ahari ibyo bari biteze nibyo natwe twiteze, twaba tubizi cyangwa tutabizi. Ndifuza ko mbere y'uko ninjira mu cyigisho tugiye kwiga, mu nsanganyamatsiko mwabwiwe abavandimwe bagiye bavugaho, dufatanya gusoma amagambo yongera kudusubiza mu mateka y'intambara ikomeye bene wacu abavandimwe mu kwizera babayeho mu bihe byatubanjirije. Ntimugire ngo gufata ibihe nk'ibi ngibi ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bidasanzwe, kuko igihe ubwoko bw'Imana bwajyaga bugera mu bihe bidasanzwe byarangwaga no kugira ibihe byo guterana nk'uku nguku. Tujyane mu gitabo cy'intambara ikomeye. Abafite ibi bitabo, ni ibi bitabo bitoya dukoresha by'Ikinyarwanda nibyo ngiye kwifashisha, ariko aya magambo ahari reka nyashyira aha ngaha nyabasangize kugira ngo buri wese abashe kuyasoma n'udafite igitabo. Tuyatekerezeho mu gihe tuza kuba turi kwiga
ahari bidufashe kugira ngo ibyo twiga bitugirire umumaro. Ni aya ngaya. Ni aya ngaya, reka nyashyire aha ngaha twese tuyasome, sinzi niba muri kuyabona. Intambara ikomeye ni kuri paji ya 267 mu gitabo kino gitoya hard copy. Mu gihe abavandimwe bacu mu kwizera bo mu gihe cyashize bari bategereje kuza kwa Yesu, barimo bitegura kugaruka kwe kwari kubegereye, muzi ko hari n'uburyo bari bakoze imibare. Ibyo ngibyo ni amateka twize, ntabwo tubibasubiremo cyane. Nagira ngo mbereke, nongere mbibutse kuko ibi nzi ko mwabisomye, ariko twongere twibukiranye inyifato bari bafite. Reka dusome. Abanyabyaha, ubwo ni muri icyo gihe cyo mu cya 843 cya 844, gutyo muri iyo myaka, babazaga bahogoza amarira bati, nakwiki kugira ngo nkizwe? Buri muntu wese ni ikibazo cyari kimuremereye mu bitekerezo bye. Nakwiki kugira ngo nkizwe? Abari baragize imibereho yaranzwe no guhemukira abandi, babatwara ibyabo, bahangayikishijwe no kubibasubiza. Ubu igihe turi kwiga ibi byigisho bifite iyi nsanganyamatsiko nziza izamira izindi zose, Kristo gukiranuka kwacu, twibuke yuko gukiranuka kwa Kristo atari umwenda uzaza gutwikira ibyaha by'abantu ariko badashaka kubireka. Igihe abantu bashaka kwambara gukiranuka kwa Kristo ngo binjire mu bwami bw'Imana, buri wese yibazaga ikibazo kivuga ngo nabigenza nte, nakora iki kugira ngo nkizwe? Maze batangira gufata ibyo bari baratwaye abandi babahemukira, barabibasubiza. Iyi niyo nyifato dukwiye kuba dufite muri iyi minsi. Abantu bose bumvaga bamaze kubonera amahoro muri Kristo, ngiya nsanganyamatsiko igomba kumira izindi zose. Murinde muri Kristo, ntabwo ari mu mirimo. Iyo babaga bamaze kubonera amahoro muri Kristo, bifuzaga cyane ko n'abandi bagira uwo mugisha. Kandi iyi niyo mpamvu itumye duterana, niyo mpamvu haba harabayeho gutegura ibyigisho nk'ibi ngibi, ni ukugira ngo uyu mugisha w'agatangaza, uyu mucyo ukomeye warasiye mu mitima yacu, urasire no mu mitima yanyu ndetse no mu mitima ya bene data. Imitima y'ababyeyi yagarukiye abana babo, kandi uyu niwo murimo Eliya agomba gukora mu minsi y'iki, mu minsi y'imperuka, ni ugusanganya imitima y'abana n'iy'abandi n'iy'abase. Imana ishimwe ko mu materaniro nk'aya ngaya harimo ababyeyi baba bemeye gufata abana babo bakabazana hafi kugira ngo bumve ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nicyo gikoresho rukumbi kizongera kurema ubumwe mu bantu hagati y'ababyeyi ndetse n'iki n'abana. Imipaka itewe n'ubwibone no kwifata nabi yakuweho. Imipaka itewe n'ubwibone, amacakubiri, ubusumbane, amoko, ibyo byose abaga bamaze kubonera amahoro muri Kristo ntabwo byongeye kubarangwamo. Aha ni mu mateka y'abari biteguye kuboneka kwa Kristo bwa mbere. Mu mwaka w'icya 844 habayeho kwaturirana ibyaha kuvuye ku mutima, kandi abagize umuryango bose bagakora ibishoboka byose ngo bafashe abaturanyi babo n'inshuti kwakira agakiza. Ngira agahinda kenshi iyo mbona mu materaniro yacu kwaturirana ibyaha, kwihana kuvuye ku mutima kutakibonekamo. Mu bubyutse bwo mu gihe cyashize, abantu iyo bakorwaga ku mutima habonekaga umusaruro ugaragara. Abafitanye ibibazo bakabikemura, abahemukiranye bagasabana imbabazi. Ariko uyu munsi birababaje ko abantu bicara mu materaniro kandi bafitanye ibibazo, bamwe barahemukiranye, hari uwambuye undi, ariko bakicara mu materaniro, iteraniro rikarinda rirangira kandi ijambo ry'Imana ryigishijwe, ariko nta kintu ryamariye abantu. Ntabwo ariko byari bimeze. Kandi igihe dushaka gusukirwa umugisha w'Imana muri aya masaha, mureke buri wese agire uyu mwuka
wo kwiyoroshya imbere y'Imana, dukora ibishoboka byose. Hano twasomye ngo bakoraga ibishoboka byose ngo bafashe abaturanyi babo n'inshuti zabo kwakira iki? Kwakira agakiza. Kenshi humvikanaga amajwi y'amasengesho avuye ku mutima. Ese imitima yacu yibabarije imbere y'Imana muri ubu buryo? Atari ukwibabaza, ahubwo kuko tubabaye koko, kuko dushaka gucika ku buretwa bw'iki? Bw'icyaha. Mbese niko bimeze? Ahantu hose wahabonaga abantu bafite agahinda binginga Imana. Abantu benshi bararaga amajoro bagenza gute? Ubu rero ubwo dukora ibi, ntimugire ngo ahari twataye umurongo. Ntabwo ari uko tutubahiriza temperance, ariko ikibazo cy'ubugingo buhoraho kirakomeye, kirusha ibitotsi ubureme, kirusha ibitotsi uburemere. Ariko birababaje ko umuntu ashobora kwigomwa yewe n'ibitotsi agakesha ijoro, ariko agaherekeza iki? Agaherekeza abandi. Kristo yitangiye kugira ngo adukize ibyo. Imana iduhe kwizera. Bakeshaga amajoro basenga kugira ngo bamenye neza rwose ko ibyaha byabo byagenje gute? Byababariwe, cyangwa se ababaga bazi neza ko bababariwe bamaraga ayo majoro basabira abo mu miryango yabo n'abaturanyi babo kugira ngo bagenze gute? Kugira ngo bihane. Iki rero bavandimwe nicyo twakwiye kuba turi gukora. Nagira ngo mbasangize aya magambo, kandi Mwuka w'Imana arushaho kuyatwumvisha kugira ngo mu gihe tumara uyu mwanya imbere y'Imana, uyu mwanya utubere uw'ingenzi, twe guhomberwa. Tugere kwinjira mu cyigisho gikurikira. Kwinjira mu cyigisho gikurikiyeho, reka ntibasharinge kugira ngo tugendane. Icyigisho ni icyigisho kitubwira ngo gukizwa umuvumo tugahabwa umugisha wa Aburahamu. Gukizwa umuvumo tugahabwa umugisha wa Aburahamu. Mureke twongere duce bugufi, dusenga Imana, maze twinjire muri iki cyigisho. Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Turagushimye cyane ko wadukunze urukundo ruheranije, bigatuma udukuruza ineza yawe ukatwiyegereza binyuze muri Kristo Yesu. Tugushimiye ko Kristo yatanzwe ku bwacu ngo atubere iteme ryongera kutwunga nawe. Izina ryawe rihimbazwe. Twakishijwe umuvumo wari uturiho kuko twishe amategeko yawe. Ubu turi muri we dufite umudendezo. Iyo ni inkuru nziza. Tugushimiye ko wayisobanurira ibitekerezo byacu, kandi igihe twongera kwiga ibi ngibi turagusabye kugira ngo uduhe kurushaho kubyakira bihinduke ibyacu bwite. Kandi hari benshi bakurikiye iki cyigisho, kuri bo ibi bikimeze nk'ubwiru. Turagusabye kugira ngo mu mwanya nk'uyu nguyu usobanurire ingingo mu bitekerezo byabo.
abazakurikira iki cyigisho nyuma nabo turabasengeye kugira ngo Mwami mwiza, Mwuka wawe wera azaherekeze aya magambo, akangure ibitekerezo byabo, abahishurire urukundo rwawe. Udufashe turi imbere yawe, utuyobore kandi uduhaze umunezero wo gusobanukirwa n'ijambo ryawe. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Gukizwa umuvumo tugahabwa umugisha wa Aburahamu. Tugiye gusoma imirongo yo mu gice cya 3 cy'Abagalatiya, niho tugeze. Ngira ngo niba mwakurikiye murabona ko turi kwiga urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, kandi uru rwandiko nk'uko mwene data ukundwa Aremucyo yatangiye abivuga, ni urwandiko rutureba no muri iki gihe, kubera yuko ibyandikiwe Abagalatiya uyu munsi biracyariho. Ibyandikiwe Abagalatiya uyu munsi biracyariho. Sinzi niba muri kubona screen. Sinzi ikibazo cyabaye, reka nongere ngerageze nyisharinge nanone. Ndi kubona bari kumbwira ko itari kuboneka. Muraza kumbwira niba muri kuyibona. Screen hari ubwo iri kugaragara noneho? Okay, bari kumbwira ko noneho iri kugaragara. Imana iduha n'umugisha. Nari ndi kuvuga ko uru rwandiko n'ubundi ari urwandiko rwuzuyemo ukuri kw'iki gihe dusohoyemo, nk'uko kwari ukuri mu gihe cy'Abagalatiya, kubera yuko igihe abantu bari guhura n'ibibazo nk'ibyari biriho mu gihe cya kera, igisubizo n'ubundi kiba ari kimwe, ijuru ryatanze, kuko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose, ntabwo rihinduka, nk'uko Imana yaritanze idahinduka. Bityo rero mwagiye mubibona mu gice cya 2 twafashijwe n'umuvandimwe Innocent. Mwabonye neza uburyo uko byari bimeze mu gihe cy'Abagalatiya ari nako bimeze mu gihe cyacu. Ibibazo byariho haba mu nzego z'ubuyobozi bw'itorero, uyu munsi nibyo biriho. Ibibazo byariho mu bavandimwe kwizera muri rusange, nibyo bibazo n'uyu munsi biriho. Bityo rero ubutumwa bwabaga bugenewe icyo gihe ni nabwo butumwa bugenewe igihe cya none. Uyu munsi buhinduka ukuri kw'iki gihe, kubera ko igihe dusohoyemo ibibazo turimo nibyo bibazo n'abandi nabo bari bagenje gute, nabo bari barimo. Igice cya 3 rero reka mbagezeho ijambo ry'ibanze, inshamake y'ibyo tugiye kuganiraho. Abagalatiya igihe baramaze kwakira ubutumwa bwiza babwirijwe n'abagaragu b'Imana, cyane cyane Pawulo, bayobejwe n'abigisha b'ibinyoma babigishije ubundi butumwa, ari bwo butumwa bw'ibihimbano, mu gihe hariho ubutumwa bumwe gusa bugenewe abantu bose mu bihe byose. Nk'uko nari mbivuze, ijambo ry'Imana ntirihinduka nk'uko Imana idahinduka. Bityo igihe Abagalatiya bamaze kwigishwa ijambo ry'Imana bigishijwe ubutumwa bwiza, haje abandi bigisha maze babigisha ubundi butumwa, ari bwo butumwa bw'ibihimbano. Mu gihe rero hari ubutumwa bumwe gusa, nk'uko nari mbivuze, bugomba guhabwa abantu bo mu bihe byose. Ubwo butumwa bwiza bw'ibihimbano bwatanzwe muri aya magambo. Bigishijwe bati, nimudakebwa nk'uko umugenzo wa Mose uri, ntabwo mubasha gukizwa. Niko ubutumwa bwaje buva. Nyamara muri iki gihe, nubwo muri iyi minsi nta kibazo kijyanye no kwibaza niba umuntu agomba kubanza kugandukira uyu muhango wo gukebwa ngo akizwe, uyu munsi ntabwo iki kibazo cyo gukebwa cyangwa kudakebwa tugifite. Ariko nubwo bimeze bityo, ikibazo cy'agakiza ubwacyo niba kaboneka kubw'imirimo y'umuntu cyangwa se
ku bwa Kristo wenyine uyu munsi kiracyahari nk'uko byahoze mu gihe cy'Abagalatiya. Rero igihe Abagalatiya bari bageze muri iki kibazo, mu cyimbo cyo kwibasira ikinyoma cyabo bigisha, Pawulo ntabwo yibasiye icyo kinyoma ngo akirwanye akoresheje ingingo zikomeye, ahubwo Pawulo yatangiye agaragaza inararibonye ngo yerekane icyo kibazo akivuye imuzi. Niyo mpamvu n'uyu munsi igihe turi mu bibazo nk'ibi ngibi bijyanye n'agakiza, niba kaboneka kubwo kwizera Kristo gusa cyangwa kubw'imirimo itegetswe n'amategeko n'ibindi bintu umuntu ashobora gukora, ni ingingo igomba kwitonderwa kandi abagaragu b'Imana bakayitondera, bakayisesengura bayivuye imuzi nk'uko turi kubikora. Muri ubwo busobanuro Pawulo yerekanye ko agakiza kaboneka byuzuye kubwo kwizera, kandi ko ari cyo abantu bose basabwa, kandi mu buryo ubwo ari bwo bwose, ko kadashobora kuboneka kubw'imirimo. Nk'uko Kristo yasogongeye urupfu kubw'umuntu wese, ni nako umuntu wese wakijijwe agomba kugira inararibonye ya Kristo y'urupfu no kuzuka ndetse n'ubugingo. Kristo ari mu mubiri yakoze iby'amategeko adashobora gukora. Abagalatiya 2:21 n'Abaroma 8:3-4. Ariko uko ko guhamenya gukiranuka kw'amategeko. Nubwo Kristo yakoze iby'amategeko adashobora gukora, turaza kubona neza ko Kristo atavanyeho iki? Atavanyeho amategeko. Kuko amategeko nta kosa yari afite. Iyo amategeko yari afite amakosa, Kristo ntabwo yari kuza kuzuza iby'amategeko asaba byose. Ahubwo Kristo yerekanye gukiranuka kwayo kubwo gusohoza cyangwa gukora iby'amategeko asaba, atabidukoreye gusa, ahubwo Kristo yabidukoreyemo. Ibi turaza kurushaho kubisobanukira. Niba rero ibi Kristo yarabidukoreyemo, ahari abantu baraza kwibaza ngo ubwo si inshingano yacu ni iyi? Ni icyigisho kirekire, turaza kugenda dusesengura umurongo ku murongo kandi turarushaho kubyumva. Kristo intumwa Pawulo yaje gukomeza yigisha ko tudakwiye guhindura ubusa ubuntu bw'Imana. Iyo aba gukiranuka kwazanwaga n'amategeko, ubwo Kristo yaba yarapfiriye iki? Yarapfiriye ubusa. Ibi umuvandimwe yarushijeho kubitwigisha. Rero kuvuga ko amategeko agomba kuvaho cyangwa ko ibyo asaba bigomba koroshywa kugira ngo hatagira ugibwaho n'urubanza, ibyo byaba ari ukuvuga ko Kristo yapfiriye ubusa. Rero reka byongere bisubirwemo ko gukiranuka kudashobora kuzanwa n'amategeko, ahubwo kuzanwa no kwizera kwa Kristo. Ariko ukuri kuko gukiranuka kw'amategeko tutakugeraho mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, uretse gusa binyuze mu kubambwa ku musaraba no kuzuka n'ubugingo bwa Kristo muri twe, byerekana gukomera guhoraho no kwera kw'amategeko. Ibi nibyo Pawulo yongeye kwandika yandikira Abakolosayi mu gice cya mbere ku murongo wa 27, arababwira ngo Kristo muri twe niwe byiringiro by'iki? Niwe byiringiro by'ubwiza. Rero ibyo tugiye kuganira muri iki gice cya gatatu bikubiye muri cya gitabo n'ubundi turi kwifashisha cyitwa The Glad Tidings, guhera kuri paje ya 57 kugera kuri paje y'106. Ni amapaje menshi, ariko turagenda tureba ingingo mu ncamake twihuta kugira ngo urusheho kumvikana. Hongeyemo amasomo amwe ya Bibiliya n'ibihamya bimwe byo mu zindi nyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi. Reka rero dutangire dusome iki gice umurongo ku murongo. Pawulo yatangiye iki gice yandikira Abagalatiya, igice cya gatatu umurongo wa mbere, hari titire ivuga ngo amategeko ni umushorera utugeza kuri nde? Utugeza kuri Kristo. Mureke dusome umurongo wa mbere. Yaranditse ati, yemwe Bagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabaroze?
mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Nagiye nifashisha amasomo nk'uko yanditse muri iki gitabo n'ubundi cya Glad Tidings, bakoresheje ingeri ya Bibiliya ya King James, aho muza kubona bidahura n'amasomo uko yanditse muri Bibiliya yera. Nta yindi mpamvu, nuko turi gukoresha, nagiye nsemura uko byanditse mu ngeri ya King James, Ninde wabaroze? Ninde weretswe imbere y'amaso ye Yesu Kristo abambwe ku musaraba? Mu rwandiko, mu gitabo cya mbere cy'umuhanuzi Samweli igice cya 15 harimo aya magambo avuga ngo, erega kumvira kuruta ibitambo. Ndi gusoma muri King James, muze gusoma muri Bibiliya yera, cyangwa reka twifashishe Bibiliya yera kugira ngo hataza kugira umuntu wibaza abona ibyo turi gusoma bidahura, kubera ko y'amateraniro mbizi tuba turi kumwe n'abantu batanasobanukiwe izo ngeri izo arizo. 15:22 haranditse ngo, Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. 23 kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Nshuti bavandimwe, uyu murongo ni umurongo ukomeye cyane, by'umwihariko mu gihe turimo. Turi mu gihe nk'uko Abagalatiya bari bameze, bashyize ku ruhande ukuri kw'ijambo ry'Imana guhishura Yesu Kristo gukiranuka kwacu, bihitiramo inyigisho z'ibinyoma bigishijwe n'ababwiriza, zibabwira kwishingikiriza ku mirimo yabo nk'aho ari bwo buryo bwatuma Imana ibemera, maze icyo kintu gituma bashyira ku ruhande ijambo ry'Imana. Imbere y'Imana aba bantu bari bameze gutya, bari bari muri iyi kondisiyo. Imana yababonaga nk'abantu barozwe, nk'abantu bagenje gute, nk'abantu barozwe, kuko n'ubundi inyigisho z'ibinyoma zitwa uburozi. Igihe abantu bashyize ku ruhande ijambo ry'Imana, hari amagambo akomeye ari muri iki gitabo cyitwa Glad Tidings, baranditse ngo, kwinangira no kwigomeka ni ukwanga Imana, kandi uwanze Imana wese aba yishyize munsi y'ubuyobozi bw'imyuka mibi. Umuntu wanze Imana, umuntu wanze ubuyobozi bw'Imana bukorera mu ijambo ryayo, ngo aba yishyize mu buyobozi bw'iki? Aba yishyize mu buyobozi bw'imyuka mibi. Ibintu abanyamahanga batamba babitambira abadayimoni, nk'uko biri mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 10:20 muri King James. Nta hagati na hagati habaho. Kristo yaravuze ati, utari kumwe nanjye agenza gute? Arandwanya. Matayo 12:30. Ibyo ni ukuvuga ko kutumvira, kwanga Imana cyangwa kwanga umwami ari umwuka wande wa Antikristo. Abavandimwe b'i Galatiya, nk'uko tumaze kubibona, bagendaga bitandukanya n'Imana. Kubw'ibyo byanze bikunze, nubwo wenda batari babizi, bari bari mu nzira ibashora mu gusenga ibigirwamana. Nagira ngo twitseho gatoya. Sawuli, igihe yari yanze ijambo ry'Imana, nk'uko hano tubisomye muri iki gice cya 15 cy'igitabo cya mbere cya Samweli. Samweli yaramubwiye ngo ubwo wanze ijambo ry'Imana, Uwiteka nawe yanze kuba hehe? Uwiteka nawe yanze ko uba ku ngoma. Ndagira ngo mwumve akaga ko gushyira ku ruhande ijambo ry'Imana. Igihe abantu bagenda bashyira ku ruhande ijambo ry'Imana gahoro gahoro, baba barimo bahamagara imyuka y'abadayimoni ngo iba ari igenza gute? Iba ariyo ibayobora.
buri nyigisho yose y'ikinyoma itandukanye n'ijambo ry'Imana, iyo nyigisho iba iri kumwe n'imyuka y'abadayimoni iyiherekeje. Igihe rero inyigisho zigenda zicengera muri twebwe, abantu bakagenda bakira ubundi butumwa butari ubu ngubu tubabwiriza, nk'uko bwahishuwe mu ijambo ry'Imana, baba barimo biyegurira kuyoborwa n'imyuka. Kandi imbere y'Imana ibyo bintu Imana ibifata nko gusenga ibigirwamana cyangwa nk'icyaha cy'uburozi. Uyu mwanditsi yakomeza avuga ngo uburinzi bwo kurwanya gusenga imyuka. Gusenga imyuka ubundi ni irindi zina ry'ubupfumu cyangwa kuragura, ibyo bita witchcraft. Ubupfumu cyangwa kugenza gute? Kuragura. Ibi ni ubuyobe, ariko ntabwo buri ku rwego rw'ubuyobe abantu benshi batekereza ko ari bwo. Ni ubuyobe kuko nubwo mu kuvugana n'imyuka bivugwa ko ari ugushyigikira kuganira n'abapfuye, muri ibyo ni ukuvugana n'abadayimoni, kubera ko abapfuye ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta kintu bagenje gute, nta kintu na kimwe bazi. Umubwiriza igice cya 9 niko havuga. Kuba umuyoboro wo kuvugana n'imyuka ni ukwiyegurira kugenzurwa n'abadayimoni. None hariho uburinzi bumwe gusa bwo kwirinda ibi, kandi ubwo burinzi ni ugushikama ku ijambo ry'iki, ni ugushikama ku ijambo ry'Imana. Ibindi bintu byose ni umusenyi. Matayo igice cya 7, Yesu arimo agereranya abantu bubatse inyubako ku rutare, aravuga ngo abo bantu ni abantu bumva amagambo ye kandi bakagenza gute, bakayakomeza. Nta bundi burinzi dufite. Dufite igitabo cy'intambara ikomeye, harimo icyigisho kitubwira ngo ibyanditswe byera ni iki? Ibyanditswe byera ni umurinzi. Nta handi hantu rero dufite gushikama uretse ku byanditswe byera, ijambo ry'Imana. Umuntu witondera ijambo ry'Imana buhoro aba yitandukanya n'Imana, maze akishyira munsi y'imbaraga zande, munsi y'imbaraga za Satani. Uyu munsi hari akaga kuko amwe mu materaniro yacu abantu bafata umwanya udahagije wo kwiga ijambo ry'Imana. Hari n'abantu babaye intwari cyane ngo bafashe ibyanditswe bigera mu mutwe, aho ugenda bahubwira ngo ntabwo uri bwinjire muri iri teraniro ufite umurundo ungana gutyo w'ibitabo, bisige hanze, igihe twasomeye ibyo twasomye bigenje gute, birahagije. Ngo ikigezweho ni ukuyoborwa n'iki? N'umwuka. Ariko bavandimwe, reka mbabwire, nimusoma igitabo cy'intambara ikomeye mu bwaka bwigeze bubaho mu gihe cy'abagorozi b'abaprotestant mu myaka y'icya 500 n'icya 600 gutyo, wari uyoboye ubwo bwaka ndetse n'itsinda rye bari bashikamye ku ijambo rivuga ngo inyuguti iricisha ariko umwuka agenza ate? Ariko umwuka atanga ubugingo. Murabona rero ku bibazo turimo ntabwo ari inzaduka muri iki gihe, ahubwo byahereye kera. Niyo mpamvu Pawulo yatangiye uru rwandiko yandikira Abagalatiya ababaza ngo ninde wabaroze mu by'ukuri. Kandi iki kibazo abantu benshi bakwiye kukibazwa no muri iki gihe. Ni ikibazo kibabaje, ariko iyo urebye aho inyigisho z'ubuyobe zidashingiye ku ijambo ry'Imana, nta n'impamvu yatuma tutabivuga ku mugaragaro kuko biriho. Urebye ahantu zigejeje abantu, mu by'ukuri koko ushobora kugira ngo abantu baranarozwe si gusa. Kuko iyo urebye uburyo abantu bameze, bamaze gutandukana n'ijambo ry'Imana burundu, kandi bamara kugera mu bibazo bakabyita ko ari akarengane bari gukorerwa. Sinzi, birenze ko umuntu
yabisobanura. Ariko turabwiye ngo uburinzi bumwe gusa bwo kwirinda ibi, ubwo burinzi ni ugushikama ku ijambo ry'iki? Ku ijambo ry'Imana. Kandi umuntu witandukanya n'ijambo ry'Imana aba arimo yishyira munsi y'imbaraga zande, aba arimo yishyira munsi y'imbaraga za Satani. Nubwo umuntu ashobora kurwanya kuvugana n'imyuka mu magambo akomeye cyane, uyu muntu nadakomeza kwisunga ijambo ry'Imana, ahubwo azasanga ari gukorana n'imyuka, kandi yitwa ko ari kurwanya gukorana n'iki? Gukorana n'imyuka. Binyuze gusa mu kwitondera cyane ijambo ry'Imana, nibwo abantu bashobora kurindwa igishuko kigiye kuzaza mu isi yose. Byeshu igice cya 3 umurongo wa 10 hari amagambo Yesu Kristo yahaye itorero, atubwira ngo reka iri somo turisome muri Bibiliya yera. Aratubwira ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari hehe? Kugerageza abari mu isi. Kandi muri iki gihe ubu hari umwuka ukorera mu batumvira, kandi uwo ni umwuka wa Satani. Abefeso 2 umurongo wa 2. Umwuka wa Antikristo. Kandi ubutumwa bwiza bwa Kristo nibwo buhishura gukiranuka kw'Imana. Ubu gusa nibwo bushobora gutanga agakiza. Abagalatiya dusome umurongo ukurikiyeho, n'ubundi turacyari kuri wa murongo ubanza. Byababajije ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa n'indi babaroze, mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Hano uyu mwanditsi yaranditse ngo ni wagona n'umundi wanditse kino gitabo. Yaravuze ngo Yesu yashyizwe imbere y'Abagalatiya ubwo Pawulo yababwirizaga nkaho yabambwe ku mugaragaro, babireba n'amaso yabo. Yabibagaragarije neza ku buryo icyo kibwiriza cyabaye nko kubona Kristo abambwe. Ntabwo byatewe n'uburyoza bw'amagambo ya Pawulo ku ruhande rumwe, cyangwa intekerezo z'Abagalatiya ku rundi ruhande, ahubwo binyuze muri Pawulo, umwuka wera yabashoboje kubona Kristo abambwe. Nagira ngo mwitondere aha. Ntabwo byatewe n'uburyoza bw'amagambo yande ya Pawulo, nta nubwo byatewe n'intekerezo z'iki y'Abagalatiya ngo we barabyiyumvisemo, ahubwo binyuze muri Pawulo. Muri Pawulo bivuze ni mu ijambo Pawulo yagenje gute? Yabigishije umwuka wera akoreye muri iryo jambo, yabashoboje kubona Kristo yagenje gute? Yabashoboje kubona Kristo abambwe. Inararibonye y'Abagalatiya kuri iyi ngingo ntabwo ari umwihariko kuri bo, ahubwo umusaraba wa Kristo ni ikintu koko kiriho. Iyi mvugo ngo muze ku musaraba ntabwo ari amagambo y'ubusa, ahubwo ni ubutumire bushobora gukurikizwa uko buri. Kandi uko bwageze ku Bagalatiya ni nako butugeraho natwe uyu munsi. Umuntu ntashobora kumenya ukuri k'ubutumwa bwiza kugeza igihe abonye Kristo abambwe imbere ye, kandi akitegereza umusaraba wa Kristo igihe cyose. Nta kindi kintu gishobora kudusobanurira ubutumwa bwiza keretse umusaraba wande? Wa Kristo. Iki nicyo Pawulo yasobanukiwe, maze nk'uko twabibonye mu gice cya 2 ku murongo wa 20, umuvandimwe yahadusomeye aravuga ngo nta kindi nkirata keretse umusaraba wande? Wa Kristo Yesu, wateye iby'isi ko bimbera nk'ibigenje gute? Nanjye nkabibera nk'ubigenje gute? Nk'ubambye. Iyi niyo ntero y'umuntu umaze gusobanukirwa n'ukuri k'ubutumwa bwiza. Rero reka abakobanyi bose bamenye ko kuba impumyi idashobora kureba izuba,
kandi igahakana ko rimurika, bitazabuza umuntu kureba imirasire y'ubwiza bwayo. Aya magambo yarantangaje cyane. Ese kuba impumyi idashobora kureba izuba kandi ikanahakana ko rimurika, bizatuma izuba ritaba izuba cyangwa ngo rigiye kumurika? Birashoboka? Ntabwo bishoboka. Rero uko twabyemera twabihakana, ukuri ni iki? Ukuri ni ukuri, kandi ukuri ntabwo guhima. Hari benshi bashobora guhamya ko iby'intumwa yavugaga hano birenze ishusho mvugo ubwo yababwiraga ko Kristo yabambwe ku musaraba imbere y'amaso y'Abagalati. Abo nabo bagize iyo nararibonye. Imana yifuza ko iki cyigisho cy'Abagalatiya mbere y'uko kirangira cyaba uburyo bufungura amaso ya benshi, ndetse natwe tugikurikiye muri aka kanya. Ariko nubwo Abagalatiya bari barasobanukiwe ibi ngibi, ntabwo byababujije gusubira mu mirimo itegetswe n'iki? Gusubira mu mirimo itegetswe n'amategeko. Imana idutabare cyane. Niyo mpamvu Paulo yakomeje ababaza ku murongo wa 2 ngo mbese mwaheshejwe umwuka n'imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Iki kibazo rero gikwiye gusubizwa mu buryo bumwe gusa. Igisubizo nta kindi, ni uko twumvise tukagenza gute? Ni uko twumvise tukizera. Umwuka wera ahabwa abizera. Ese ashimwe. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo ryande. Rero mbere y'uko kwizera kuza hagomba kubanza kubaho kwiga, maze ijambo ry'Imana rigasobanurira ibitekerezo byacu amabanga y'ubwiru bw'Imana, maze uko ibitekerezo byacu byakira uko kuri, kwizera kukavuka muri twebwe. Kandi Imana ishimwe ko kwizera ari impano yiteguye guha umuntu ari we wese ubyifuza. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Abari mu gice cya 12 umurongo wa 6, nimusoma murasanga Imana yagereye umuntu wese ikigero cyo kwizera, kuko Yesu Kristo niwe gakiza kacu, kandi yatanzwe kugira ngo umwizera wese atagenza gute? Atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. None se kuko ubona ubugingo buhoraho bigomba gutangirwa no kwizera, twakwizera Kristo dute kandi tudafite kwizera? Bivuze ngo Imana igomba kugerera umuntu wese urugero runaka rwo kwizera gutoya, kukamubashisha kwizera Kristo, ariko yamara kwizera Kristo, uko kwizera kukagenda kugenza gute? Kukagenda gukura, ava ku ntambwe imwe ajya ku yindi ntambwe. Iki kibazo rero ngo mwaheshejwe umwuka n'imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera, cyerekana ko Abagalatiya bari barakiriye mwuka wera. Abagalatiya bari barakiriye iki? Bari barakiriye mwuka wera, ariko igihe hari haje izindi nyigisho zirabayobya, basubira hehe? Basubira inyuma. Nta bundi buryo bwo gutangira ubuzima bwa gikristo. Ntawe ushobora kuvuga ko Kristo ari umwami atabiheshejwe na mwuka wera. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Rwambere rw'Abakorinto mu gice cya 12 ku murongo wa 3. Bari barakiriye Kristo, bari baratangiye urugendo rwa gikristo, barakiriye mwuka wera, ariko baragwa basubira inyuma. Uyu munsi birashoboka ko nawe ushobora kuba waratangiye urugendo neza, ukizera ijambo ry'Imana, ariko hakaza izindi nyigisho zikakujegajeza, zikagukura mu murongo, ugatangira gushakira agakiza mu mirimo itegetswe n'amategeko. Abantu bavuga ngo kora bino, kora na biriya, niba utarabikoze ntabwo Imana yagenje gute? Ntabwo Imana ikwemera. Ariko turakomeza kugenda tubibona, ntabwo kwemerwa n'Imana kwacu gufite ikindi kintu gushingiyeho, ahubwo Imana yatwemeye binyuze muri Kristo Yesu. Mbere na mbere umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Niko Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 3 hatubwira. Kandi kuba yaragendagendaga hejuru y'amazi bivuze ngo icyo gihe hari movement, hari ubugingo.
Mwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi atanga ubugingo kandi akora mu irema, kuko umwuka adahari nta kubaho kwagenza gute, nta kubaho kwabaho, nta buzima bwabaho. Zekariya 4:6. Si kubw'amaboko cyangwa kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka, ni kubw'umwuka wanjye, ni ku Mwami Nyiringabo agenza gute avuga. Umwuka w'Imana wenyine niwe ushobora gusohoza ubushake bw'Imana, kandi nta murimo n'umwe umuntu ashobora gukora ngo azane mwuka w'Imana mu bugingo bwe. Nk'uko uwapfuye adashobora kwihesha umwuka ahumeka ngo abeho kandi agende. Abo Pawulo yandikiraga uru rwandiko bari barabonye Kristo yambwe ku musaraba imbere y'amaso yabo, kandi bari baramwakiriye ku bwa mwuka. Ikibazo kirakubaza ngo mbese nawe waramubonye uramwakira? Niba igisubizo ari yego, Imana ishimwe. Kandi niba igisubizo atari yego, uyu munsi turi kwigisha insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu Kristo gukiranuka ubu ngubu ahishuriwe imbere y'amaso yanyu, kandi Kristo muri mwebwe gusa nibwo mwagira ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Pawulo yakomeje ababaza ikibazo kivuga ngo mbese murabapfapfa mutyo, mwatangije ibya mwuka none mu bihe by'umubiri. Ijambo abapfapfa ubwaryo ryumva ubuyantege, kandi igihe twumva aya magambo natwe ntituyizaneho, tuyisuzumishe mu rugendo rwacu rwa gikristo. Ese nawe waraguye ukava mu murongo w'ijambo ry'Imana ugashakira kumara inyota? Ari umunyantege, umuntu udafite imbaraga zo gutangira umurimo ashobora kwibwira ko azabona imbaraga ziwurangiza. Imbaraga zo gutera intambwe imwe cyangwa se izo guhagarara ubwe akibwira ko afite imbaraga zo gutsinda isiganwa. Bari barakiriye mwuka wera kubwo kwizera, barongera basubira inyuma bajya mu mirimo itegetswe n'iki? Kandi ese bumvaga bazabishobora? Ninde ufite imbaraga zituruka muri we? Igisubizo kiravuga ngo ntawe. Tuza mu isi tutibyaye, hari umuntu wizana mu isi? Ntawe. Tuvuka nta mbaraga dufite, ese siko biri? Kubw'ibyo imbaraga izo arizo zose zigaragariza muri twebwe zituruka ahandi hatari muri twe. Twahawe byose. Uruhinja ruvutse vuba ni ishusho igaragaza umuntu uvukira mu isi. Nta mbaraga agenje gute? Nta mbaraga afite, nguko uko umuntu wa kamere ameze. Imbaraga zose umuntu afite zibonekera mu bwana bwe, kandi zumvikana iyo arira bwa mbere. Ese ruriya ruhinja ruba rurira nk'urufite kivurira? Igisubizo ni oya, iyo ahumetse bwa mbere. Kandi izo mbaraga nke cyane nazo ubwazo ntabwo ziba ari iz'ubwe. Mbese murumva umuntu afite iki? Igisubizo ni nta na kimwe. Uko niko bimeze mu bya mwuka. Ijambo ry'Imana muri Yakobo 1:18 ratubwira ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye. Ntabwo dushobora kwibeshaho ubuzima bwo gukiranuka biturutse mu mbaraga zacu bwite, nk'uko tudashobora kwibyara. Aya magambo ari kumvikana? Nk'uko tudashobora kwibyara, ni nako tudashobora kwibeshaho mu mbaraga zacu bwite. Umurimo utangizwa na mwuka, kandi ugomba gusohozwa na mwuka, kuko twahindutse abafatanije na Kristo niba rwose dukomeza ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomere kugeza ku mperuka. Abaheburayo 3:14. Kandi Pawulo yaje kwandikira Abafilipi igice cya 1:16 arabwira ngo icyo nzi rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawusohoza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Yesu Kristo uyu nguyu, uwo niwe wenyine ushobora kubikora. Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Pawulo arababaza ati, umurongo wa 4 niho tugeze buriya, niba mwakurikiye, ya mibabaro
nyinshi hababarijwe ubusa. Niba yari iy'ubusa koko, mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe ibikoreshwa n'uko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa n'uko mwumvise mukizera? Ibibazo Pawulo yababajije byerekana uko inararibonye y'abavandimwe b'i Galatiya yari yimbitse kandi ari y'ukuri koko, nk'uko byakwitegwa ku bantu bose babonye Kristo abambwe ku musaraba n'amaso yabo, ku bantu bagize umugisha wo guhishurirwa Kristo nk'uko twabyize mu cyigisho cyabanje. Hari inararibonye bagize imibereho ya Gikristo. Uko niko Abagalatiya nabo bari bameze. Kandi Pawulo bigaragarizwa muri ibibazo Pawulo yababajije ngo mbese amibabaro yose mwayibabarijwe ubusa? Niba yari ubusa se koko, mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe ibikoreshwa n'uko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa n'uko mwumvise mukizera? Bahawe umwuka, ibitangaza byakorerwaga muri bo, ndetse bikanakorwa nabo ubwabo, kuko impano za mwuka zihuza n'impano ya mwuka. Kandi nk'ingaruka yo kubaho nk'uko ubutumwa bwiza bwigisha, muri bo bararenganijwe, kuko abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ibi Pawulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2:12. Ibi byatumye ikibazo kirushaho gukomera, kubwo gusangira imibabaro ya Kristo. Ubu noneho bari barimo kwitandukanya nawe, kandi uku kwitandukanya na Kristo we wenyine gukiranuka gushobora guturukaho byagaragazwaga no kumvira amategeko, byagaragazwaga no kutumvira amategeko y'ukuri. Bari barimo kugomera amategeko batabyitayeho, nyamara bakomeje kandi nayo bashakiragamo agakiza. Ngiki kibazo abavandimwe mu kwizera bari bafite. Ubunararibonye bari baragize bwari ubunararibonye bw'ukuri, ariko barimo batandukira, barimo bishakamo igisubizo, kandi igisubizo kiri muri nde? Kiri muri Yesu Kristo. Rero byabibabaje kuko ibyo bari barakoze, ubunararibonye bari baranyuzemo mu mbaraga nyinshi, byarimo bibapfira ubusa. Kandi koko iyi mirimo ya nyuma itarushije iya mbere kuba myiza, n'iya mbere nta gaciro ibigenje gute? Nta gaciro ibigifite. Rero ntacyo byaba bimaze igihe wamaze mu Bukristo, ntacyo byaba bimaze igihe wamaze ugendera mu ijambo ry'Imana mu kwizera, niba warabanje iby'umwuka ariko ukaba uherukije iby'iki? By'umubiri. Ubu abantu benshi nk'uko twagiye tubibona bari kugenda bashakira agakiza mu mirimo itegetswe n'iki? N'amategeko, maze ibitekerezo bye bikava kuri Yesu Kristo uhishurirwa mu ijambo rye. Pawulo yakomeje ababwira ngo nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanizwa no gukiranuka, mumenye ko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Aburahamu yizeye Imana bimuhanizwa no kugenza gute? Bimuhanizwa no gukiranuka. Hano ntabwo byanditswe ngo Aburahamu yakoze imirimo bimuhanirizwa n'iki? No gukiranuka. Ahubwo yarizeye, kwizera kwe guhanwa no gukiranuka. Reka twumve uko wagona yanditse. Ikibazo cyaje ku murongo wa 3 n'uwa 4 ndetse n'uwa 5 gitanga igisubizo ubwacyo. Umwuka yaratanzwe kandi ibitangaza byarakozwe bidaturutse ku mirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo biturutse kubwo kumva bakizera. Bisobanuye ko ari kubwo kumvira guheshwa no kwizera, kuko kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'iki? Ubwo niba hano dusomye ngo Aburahamu yarizeye, ubwo kwizera kwa Aburahamu kwazanywe n'iki? Kwazanywe n'ijambo ry'Imana. Bityo umurimo wa Pawulo ndetse n'inararibonye ya mbere y'Abagalatiya byari bihuje neza n'inararibonye ya Aburahamu. Uwo kwizera kwerekanirijwe, uwo kwizera kwahwanirijwe no gukiranuka. Reka rero bizirikanwe ko bene data babigisha b'ibinyoma bigisha ubundi butumwa, aribwo butumwa bw'ibinyoma bwo gukiranuka guturuka ku mirimo, bari Abayuda, kandi bakavuga ko sekuruza babo ari nde? Ari Aburahamu. Nk'uko twabibonye mu cyigisho cyatambutse cya kabiri, twabonye ko abantu bazanye izi nyigisho z'ibinyoma
z'uko abayuda abantu bose bakiriye agakiza bagomba kubanza gukebwa. Bari abaki? Bari abayuda, kandi bavugaga ko sekuruza wabo ari nde? Ari Aburahamu. Ni igitangaza. None se ko Aburahamu yahawe agakiza kubwo kwizera, ubwo ntibafite ni ikibazo? Bari abayuda kandi bakavuga ko sekuruza wabo ari Aburahamu. Biyemeraga ko ari abana ba Aburahamu, kandi berekanaga gukebwa kwabo nk'igihamya cy'ibyo ngibyo, kuko nabo bari barakebwe nk'uko Aburahamu yagenje gute? Nk'uko Aburahamu yakebwe. Nyamara igihamya bishingikirizagaho berekana ko ari abana ba Aburahamu nicyo gihamya cyerekanaga ko atari bo. Igihamya bishingikirizagaho berekana ko ari abana ba Aburahamu, ahubwo mu yandi magambo cyari igihamya cyerekana ko atari abana bande, kuko kwizera kwa Aburahamu ntako bari bagenje gute? Ntako bari bafite. Uyu munsi nta kosa twaba dukoze turamutse tuvuze ko benshi muri iki gihe nabo bibwira ko ari abuzukuruza ba Aburahamu atari bo. Igihe Yesu yavuganaga n'abayuda bo mu gihe cye, muri Yohana igice cya 8:44, barambwira bati twebwe turi urubyaro rwa nde? Turi urubyaro rwa Aburahamu, kandi Aburahamu niwe data. Ariko Yesu abarebye ahita ababwira undi sekuruza wabo ahubwo bo batatekerezaga, abavana mu rujura bati oya, muve mu binyoma mugenje gute? Murimo niyo myumvire itari yo mufite, reka mbereke sogokuruza wanyu nyawe, mukomoka kuri so nde? Mukomoka kuri so Satani. Kuko ibyo muvuga n'ibyo mukora bihwanye n'ibyo agenza gute? Bihwanye n'ibyo akora. Uyu munsi mureke twisuzume cyane, kuko umutima w'umuntu urusha ibintu byose kugenza gute? Gushukana. Uyu munsi abantu baribwira bati turi mu ruhande rw'Imana, turi ubwoko bw'Imana, turi ubwoko bwasigaye, turi mu rubyaro rwa Aburahamu. Ariko niba kwizera kwabo kudahwanye n'ukwa Aburahamu, niba ibyo bakora bidahwanye n'ibyo Aburahamu yakoraga, icyo ni igihamya simusiga cyuko atari urubyaro rwa nde? Atari urubyaro rwa Aburahamu. Yesu ntabwo ari Yesu, ni Yohana Umubatiza yavuze amagambo akomeye igihe abayuda bamusanga kuri Yorodani. Yarababwiye ati ntimutangire kwibwira ngo turi abana ba Aburahamu. Yabatangiriye hafi bataratangira kwibeshya, arababwira ngo ntimutangire kwibwira ngo turi abana bande? Ba Aburahamu. Ahubwo arababwira ngo mwabana b'incira, mwabana b'incira. Arababwira ngo ndetse Imana ishobora guhindura Aburahamu, ishobora guhindurira Aburahamu abana hehe? Muri aya mabuye. Yaberekaga ibitare n'amabuye byari aho ngaho mu butayu bidafite ubugingo, byashushanyaga abanyamahanga batazi Imana. Ariko igihe bizeye Imana ishobora kubashyiramo umwuka w'ubugingo, bagahinduka abana ba Aburahamu nyakuri, mu gihe babandi babyirataga bazajugunywa hanze. Kuko Aburahamu yizeye Imana bimuhanizwa no gukiranuka. Aburahamu yahawe gukiranuka kuzanwa no kwizera atarakebwa. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 11. Yahawe gukiranuka kuzanwa no kwizera ataragenza gute? Atarakebwa. Maze gukebwa abihabwaho nk'ikimenyetso, nk'uko twabibonye mu cyigisho cyatambutse. Mumenye yuko nabiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Aburahamu ntiyatsindishijwe n'imirimo, ahubwo kwizera kwe kwamuhesheje gukirana. Ikibazo nk'icyo rero kiracyahari uyu munsi. Abantu bafata ibimenyetso nk'ibigaragara maze bagasobanuza iherezo itangiriro. Babona ko gukiranuka kwigaragariza mu gukora imirimo myiza, bityo bakibwira ko gukora imirimo myiza bishobora kuzana gukiranuka. Gukiranuka kuzanwa no kwizera, n'imirimo myiza izanwa no kutayikorera
byabagaragariraga nk'ibidashoboka kandi bitumvikana. Biyitaga abantu cyangwa se abakora, kandi bakizera ko kugira ngo ugire ikintu ukora ari uko ugikorera. Ariko ukuri guhari ni uko abo bantu bose nta kintu na kimwe bakora. Umuntu utagira imbaraga na nkeya nta kintu na kimwe ashobora gukora, habe no kwihagurutsa ubwe ngo yakire umugati yagiye. Ibi twabibonye. Wabona irakomeza yandika ngo mu kumugira inama yo kugerageza korera ni ukumubwira ibidashoboka. Ahubwo mu Uwiteka wenyine niho harimo gukiranuka n'imbaraga, nk'uko Yesaya yabyanditse mu gice cya 45 umurongo wa 24. Mu Uwiteka wenyine niho harimo gukiranuka n'iki? N'imbaraga. Egurira Uwiteka inzira zawe, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Zaburi 37 umurongo wa 5 na 6, ubwo ni mu ngeri ya King James. Muri Bibiliya yera ngira ngo iri somo muze kugurira murebe uko bisomwa. Egurira Uwiteka inzira zawe, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Kandi Uwiteka azerekana gukenuka kwawe nk'umucyo, n'ukuri k'urubanza rwawe azakwerekana nk'amanywa y'ihangu. Ninde ubikoze? Ni Uwiteka. Aburahamu ni sekuruza w'abizera bose, bagahabwa gukiranuka, kandi ni bene abo gusa. Ikintu gifatika dushobora gukora kandi cyizewe ni ukwizera, nk'uko Aburahamu yagenje gute? Nk'uko Aburahamu yizeye. Iri ni ryo banga. Ibanga ni ukugira gute? Ni ukwizera nk'uko Aburahamu yizeye. Katwihute. Umwanditsi arakomeza agira umurongo wa 7 n'uwa 8, yavuze ngo mumenye yuko abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu, kandi byanditswe byamenye kera bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimwe amahanga yose aya masomo akwiriye gusomwa cyane kuko kuyasobanukirwa bizarinda ukuyoba kwinshi. Tucyumva baravuze ngo nucyumva uzahita ugenza gute? Uzahita ucyakira. Reka ubwo aya masomo tugiye kuyasobanukirwa, Imana idufashe kugira ngo duhite twakira nonaha iby'aya masomo kubw'ubuntu bw'Imana. Icyambere, aya masomo hari abantu hari ngo batari kumva, ntabwo muri kumva. Nagira ngo maze okay, abantu bari kumva. Uyu muvandimwe witwa Muhizi agenzure neza ikibazo yaba device ye yaba ifite. Reka dukomeze. Aya masomo icyambere atwereka ko ubutumwa bwiza twigishijwe uhereye kera kose, ndetse ubutumwa bwiza bwigishijwe uhereye kera kose ndetse no mu bihe bya Aburahamu. Ntabwo ubutumwa bwiza ari inzaduka. Ntabwo ari ibyigishijwe muri 31 Yesu Kristo atangiye, muri 27 Yesu Kristo atangiye. Oya, ahubwo ubutumwa bwiza bwigishijwe kera ndetse no mu bihe bya Aburahamu ndetse na mbere yaho. Imana ubwayo, icya kabiri, Imana ubwayo niyo yigishije ubwo butumwa. Bityo rero nibwo butumwa bwiza bwonyine buhari kandi bw'ukuri, kuko Imana ni ukuri. Ibyo yigisha ni iki? Ni ukuri. Cya gatatu, nibwo butumwa bwiza Pawulo yigishaga. Bityo rero nta bundi butumwa bwiza dufite butari ubwo Aburahamu yari afite. Icya kane, ubu butumwa bwiza ntibutandukanye na gatoya nuko bwari bumeze mu gihe cya Aburahamu. Imana iracyadusaba ibintu bimwe ubu ngubu nk'uko ariko yabisabaga kera, yabisabaga ba kera. Nta bindi isaba. Ibirenze ibyo, ubutumwa bwiza bwabwirijwe mu banyamahanga
kuko Aburahamu nawe yari umunyamahanga, mu yandi magambo kuko yabanje kuba umupagani. Haleluya. Aburahamu nawe yari umunyamahanga. Rero nk'uko Aburahamu yakijijwe, natwe niko dushobora kugenza gute? Niko dushobora gukizwa. Aburahamu yahamagawe nk'umupagani kuko se Tera se wa Aburahamu yasengaga izindi mana. Muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 2 muzabona ibyo guhamagarwa kwande kwa Tera kwa Aburahamu akuwe muri Uri y'Abakaludaya. Bari mu bapagani, mu banyamahanga basengaga iki? Basengaga ibigirwamana. Kandi yari umupagani kugeza igihe abwirijwe ubutumwa bwiza. Bityo rero kubwiriza ubutumwa bwiza abanyamahanga ntabwo ari ikintu gishya mu gihe cya Petero na Pawulo. Ishyanga ry'Abayuda naryo ryakuwe mu mahanga y'abapagani. Kandi ko kubwiriza ubutumwa bwiza gusa abanyamahanga nibwo buryo Isiraheli yubakwamo kandi igakizwamo. Haleluya. Reka mbabwire, mu mucyo w'aya magambo ubu nibwo dushobora kumva umunezero Pawulo yari afite avuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese kugenza gute? Ihesha uwizera wese gukizwa. Ni uwizera wese. Turaza kubibona hano hasi. Pawulo yaje kuvuga ngo nta tandukaniro, nta muyuda, nta mugiriki, nta mugabo, nta mugore, twese turi bamwe muri Kristo Yesu. Kadukomeze dusome aya magambo, araryoshye cyane. Ndabararikira kuzarushaho kugenda mwiga kino gitabo, haba kubumva Icyongereza cyangwa n'abandi, kuko n'ubundi izi nyandiko ntabwo tuzazigumana, mugomba kuzazihabwa kugira ngo murusheho kuzisoma. Aya ni amasomo ari ahangaha byakozwe nka 15 ngo 14 kugera kwa 18. Ni uburyo ubutumwa bwiza bwabwirijwe abanyamahanga. Abaroma 10:25-26. Ukuba hakiriho ubwoko bw'Abisiraheli byari igihamya gihoraho, nk'uko bikiri n'uyu munsi, ko umugambi w'Imana ari ugukiza abantu ikabakura mu banyamahanga. Ugusohora k'uyu mugambi niko gutumye Isiraheli n'uyu munsi ikiriho ariyo Isiraheli y'umwuka. Kandi natwe tukaba tubarirwa muri Isiraheli y'Imana, ko twumvise tukagenza te tukizera. Maze rero ababwira ku murongo wa 9 kugera ku wa 10, nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivume, kuko handitswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo agenze gute? Wabikore. Hano niho turi buze kumva neza iyi nsanganyamatsiko turi kwiga. Guvanwa mu muvumo ugahabwa umugisha wande? Wa Aburahamu. Tubonye ko Aburahamu yahawe umugisha kubwo kugira gute? Kubwo kwizera. Umuntu wese wiringira imirimo itegetswe n'amategeko ni ikivume, kuko handitswe ngo havumwe umuntu udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ngo agenze gute? Ngo abikore. Reka dusome aya magambo. Nimwitegereze isano ya bugufi iri hagati y'iri somo n'iryari banje. Ubutumwa bwiza bwabwirijwe Aburahamu muri aya magambo: muri wowe nimwe amahanga yose azaherwa umugisha. Aya magambo ngo abapagani cyangwa abanyamahanga, nk'uko biri mu busobanuro bushya, ndetse n'ijambo amahanga riri ku murongo wa 8, bikomoka ku ijambo rimwe ry'Ikigiriki. Umugisha uzanwa no gukiranuka kubonerwa muri Kristo, nk'uko twabyize mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo wa 25 kugeza ku wa 26. Iri somo ryo mu Byakozwe n'Intumwa nagira ngo turirebe. Igice cya 3 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 26. Haravuga ngo iki? Haranditswe ngo mufate Bibiliya tugendane. 25, namwe muri abana b'abahanuzi kandi muri abisezerano Imana yasezeranije ba sekuruza wanyu. Ibwira Aburahamu iti, mu rubyaro rwawe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo imaze kumuzura, kugira ngo abahe umugisha, abahindure umuntu wese ave mu byaha, bye.
cyangwa se ave mu gukiranirwa kwe mu ngeri ya King James niko bavuga. Kuko Imana yabwirije Aburahamu ubutumwa bwiza ikamubwira iti muri wowe nimwe amahanga yose azaherwa umugisha, abizera bose bahanwa umugisha na Aburahamu wizera. Nta wundi mugisha umuntu ahabwa keretse umugisha Aburahamu yahawe, kandi ubutumwa bwiza yabwirijwe nibwo butumwa bwiza bugenewe abantu bose bari munsi y'ijuru. Izina rya Yesu ni ryo Aburahamu yizeye, iryo zina rirakiza. Nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu gukirizwamo ritari irya Yesu Kristo. Ibyakozwe n'igice cya 4 umurongo wa 12. Muri we niho tubonera gucungurwa ku bw'amaraso ye ndetse no kubabarirwa ibyaha. Ukubabarirwa ibyaha kuzana indi migisha yose. Mwumvise imigisha Aburahamu yakiriye? Umugisha Aburahamu yakiriye n'umugisha wo kubabarirwa ibyaha kubwo kwizera Yesu Kristo. Turaza rero kubona ubu noneho tugiye kureba umuvumo. Tubonye umugisha wari wo. Umugisha ni ukubabarirwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Umuvumo noneho ni uwuhe? Aricyo kinyuranyo cy'umugisha. Itandukaniro noneho abari munsi y'umuvumo. Murebe itandukaniro rikomeye riri ku murongo wa 9 n'uwa 10. Abiringira kwizera nibo bahabwa umugisha, ariko abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni iki? Ni ibivume. Sinzi impamvu iri jambo riba ryarakoreshejwe aha ngaha riba riremereye, ariko iri jambo rigomba no kudutera ubwoba, rigatuma duhindukira bikitwa none kugira ngo tuve muri uyu muvumo. Ese hari umuntu wanezezwa no kwitwa ikivume? Nta n'umwe. Kandi koko ijambo ry'Imana rigomba gutanga umuburo rigacyaha. Ukwizera kuzana umugisha, imirimo izana umuvumo, cyangwa se igatuma umuntu atwarwa n'umuvumo. Uyu muvumo uri ku muntu wese kuko utizera amaze gucirwaho iteka, kuko utizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 18, Yesu yaravuze ngo utizera uwo mwana amaze gucirwaho iki? Amaze gucirwaho iteka. Ukwizera niko gukuraho umuvumo. Ni bande batwarwa n'umuvumo? Ni abishingikiriza ku mirimo itegetswe n'amategeko bose. Mumenye neza ko hano hatavuzwe ngo nabakora imirimo itegetswe n'amategeko bose ngo ni ibivume, kuko ibyo byaba ari ukunyuranya n'amagambo ari mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 14, havuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, ngo ngororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yagenje gute n'ibyo yakoze. Hahirwa abakomeza amategeko kugira ngo bemererwe kwegera kuri cya giti cy'ubugingo, kandi binjire muri rwa rurembo bajye mu murwa. Gukomeza amategeko, gukora ibyo amategeko asaba ntabwo ari iki? Ntabwo ari icyaha. Hahirwa abatunganye bagendera mu mategeko y'Uwiteka, niko Zaburi 119 umurongo wa 11 havuga. None se aya magambo ashatse kuvuga? Ubwo rero abayoborwa no kwizera nibo bitondera amategeko y'Imana, kuko abiringira ukwizera aribo bahirwa. Twasomye hejuru ngo abiringira ukwizera nibo bahirwa, kandi n'abakomeza amategeko y'Imana nabo baragenza gute? Barahirwa, kuko ubutumwa bwiza butandukanye na kamere y'umuntu. Duhinduka abakomeza amategeko y'Imana tutabikoreye, ahubwo tubyizeye. Iyaba twakoreraga gukiranuka, twaba turi gusohoza gusa ibihwanye na kamere yacu y'icyaha, kandi ntitwashyikira na gato gukiranuka, ahubwo twakwitandukanya nako. Ariko kubwo kwizera amasezerano yo gahebuzo kandi meza cyane, duhinduka abafatanije na kamere y'Imana, nk'uko Petero yabyanditse mu rwandiko rwa 2 igice cya 1 umurongo wa 4. Kandi ubwo imirimo yacu yose ibikorerwa mu Mana. Noneho tuvuga iki? Tuvuga yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Naho Abisiraheli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba ari bo batayasohoje. Ni kuki? Nuko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bagasitara kuri rya buye risitaza, nk'uko byanditswe ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Mbega ingingo itangaje.
umuvumo ni iki? Nta muntu n'umwe ushobora gusoma Abagalatiya 3:10 yitonze kandi abishishikariye ngo abure gusobanukirwa ko umuvumo ari ukwica amategeko. Ukutumvira amategeko y'Imana ubwabyo ni umuvumo, kuko urupfu rwazanywe mu isi n'umuntu umwe, maze urupfu ruzanwa n'ibyaha. Abaroma 5:12. Icyaha cyazanye urupfu muri cyo, hatariho icyaha urupfu ntirwari gushobora kubaho, kuko urubori rw'urupfu ari icyaha. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15:56. Kuko abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose bari munsi y'umuvumo. Kubera iki? Ni ukubera ko amategeko ari umuvumo? Oya rwose. Kuko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 4:12 ngo kuko amategeko ari ayera kandi n'itegeko ryose ni iryera kandi ni ryiza. None se ni ukubera icyo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ari ibivumo? Ni ukubera ko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibitegetswe n'amategeko byose ngo agenze gute? Ngo abikore. Nimubyumve neza rero. Ntibavumwe bitewe n'uko bakora iby'amategeko, ahubwo bavumwe bitewe n'uko batagenza gute? Batayakora. Bityo rero tubona ko kwishingikiriza ku mirimo y'amategeko bidasobanura ko umuntu akora ibihuje n'amategeko. Oya, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kugenza gute? Ngaha ikibazo kiri. Abantu barifuza kwishingikiriza ku mirimo itegetswe n'amategeko, kandi umutima wa kamere ubwawo ni umwanzi w'iki? Ni umwanzi w'Imana. Ntibishoboka ko utizera agenza gute? Ayinezeza. Bityo rero abantu bose bishingikiriza kuri iyo mirimo ni ibivume, kuko handitswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe ngo agenze gute? Ngo abikore. Bose bari munsi y'umuvumo, kandi wibwira ko yabohoka binyuze mu mirimo ye bwite. Nta kindi aba akoze, ahubwo aba arushijeho kuguma munsi y'iki? Y'uwo muvumo. Ubwo rero umuvumo ushingiye ku kudakomeza gukurikiza ibintu byose byanditswe mu mategeko, naho umugisha wo ushingiye ku kubahiriza amategeko mu buryo bwuzuye, kandi tuyubahiriza muri Kristo Yesu kubwo kumwizera. Se no birumvikana? Aburahamu yizeye Imana, bimuhanirizwa n'iki? Bimuhanirizwa no gukira. Abiringira kwizera nibo bana bande? Nibo bana ba Aburahamu, baba bavuye munsi y'umuvumo. Reka dukomeze. Ndagira ngo nze no kwihuta cyane ngane ku musozo, ibindi bisigaye ndagenda mbivuga mu ncamake, kuko ingingo nyamukuru yagiye yumvikana. Ibisigaye ushaka gucukumbura cyane azajya ahabwa izi nyandiko azisome. Umugisha n'umuvumo. Uwiteka abwiye Abisiraheli ati, dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo. Muzahabwa umugisha nimwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mategeko uyu munsi, kandi muzahabwa umuvumo nimutumvira amategeko y'Uwiteka Imana yanyu. Iri ni ijambo rizima ry'Imana ryandikiye buri wese muri twe ku giti cye. Amategeko azana umujinya, ariko umujinya w'Imana uza kubatumvira gusa. Niba twizera by'ukuri ntiducirwaho iteka, kubera ko kwizera kutuzanira kubaho mu buryo buhuje n'amategeko, ari bwo buzima bw'Imana. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo uyumvira niwe uzahabwa umugisha mu byo akora, nk'uko byanditswe muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 25. Mu ngeri yitiriwe umwami Yakobo niyo hano twagiye dukoresha. Nshuti bavandimwe, igihe twizeye Kristo binyuze mu ijambo rye, tugahabwa mwuka w'Imana dushoboza kumwumvira, maze kubwo kuguma muri we tugakurikiza iby'amategeko asaba, atari ku bwacu nk'uko twabisomye, ahubwo kubw'umwuka w'iki? Kubw'umwuka w'Uwiteka. Icyo gihe nibwo tuba tuvuye munsi y'umuvumo, twakiriye umugisha wande? Wa Aburahamu. Imirimo myiza. Bibiliya ntipfobya imirimo myiza. Ibi tubisobanukirwe neza, hataza kugira umuntu ugira ngo turi kurwanya gukora imirimo myiza. Oya, Bibiliya ntipfobya imirimo myiza. Ibinyuranye n'ibyo, ahubwo Bibiliya ishimagiza imirimo myiza. Se niko bimeze?
ibyo ni ibyo kwizerwa, kandi ndashaka ko ibyo ubihamya ukomeje, kugira ngo abizeye Imana bakomeze kwerekeza ubwenge bwabo ku gukora imirimo myiza, kuko ibyo ari byo byiza kandi bigira umumaro. Byanditse muri Tito igice cya 3:8. Icyo abantu batizera bashinjwa ni uko ari abadakwiriye gukora imirimo myiza yose, kuko umuntu wa kamere akora ibyiza, ashobora gukora ibyiza 99, yarangiza agakora ikibi kimwe, kigahita cyangiza bya bindi byose yagenje gute yakoze imbere y'Imana, bikaba biranduye, kuko Imana isaba kumvira byuzuye. Imana isaba kumvira byuzuye. Timoteyo yagiriwe inama yo kugira inama abatunzi mu by'isi kugira ngo bakore ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza. Kandi intumwa Pawulo yadusabiraga twese ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, tumunezeze muri byose. Iki mucyumve neza rero, ntabwo ibivume ari abakurikiza amategeko, ahubwo ni abatayakurikiza. Ubwo rero turabona ko kwiringira imirimo itegetswe n'amategeko bidasobanuye ko umuntu aba arimo kumvira amategeko, oya, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana. Ibi twari twabisomye. Pawulo yakomeje agira ati, biragaragara ko nta muntu ushobora kuba intungane imbere y'Imana bitewe n'uko yubahiriza amategeko, kuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, kuko uwubahiriza ayo mategeko azabeshwaho nayo. Ninde ukiranuka? Mu gihe dusoma amagambo akunze kuvuga kenshi agira ati umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ni ngombwa ko dusobanukirwa neza icyo ijambo gukiranuka risobanura. Mu ngeri yitiriwe umwami Yakobo igira iti umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kuba umukiranutsi binyuriye mu kwizera ni ugutsindishirizwa no kwizera. Gukiranirwa kose ni icyaha, kandi icyaha ni ukurenga ku mategeko. Bityo rero gukiranirwa kose ni ukurenga ku mategeko, kandi birumvikana ko gukiranuka kose ari ukumvira iki? Ari ukumvira amategeko. None ni gute waba umukiranutsi? Gukora ibyo gukiranuka niyo ntego, kandi amategeko y'Imana niyo rugero. Amategeko atuma habaho umujinya, kuko bose bakoze ibyaha, kandi umujinya w'Imana uza ku bana batumvira. Ni gute twaba bakora iby'amategeko bityo tukirinda umujinya cyangwa umuvumo? Igisubizo ni iki: ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Kubwo kwizera aho kubirimo gukurikiza amategeko. Umutima w'umuntu utuma yizera gukiranuka. Aho igice cya 10. Icyo akora icyerekana ko nta muntu ubarwaho gukiranuka imbere y'Imana ni amategeko. Byagenze bite? Nicyo gituma umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Niba gukiranuka bizanwa n'imirimo, ubwo ntibyaba bikomoka ku kwizera. Ariko niba ari kubw'ubuntu, ntibyaba bikiri kubw'imirimo, kuko iyo biba bityo ubuntu bw'Imana buba butakiri ubuntu. Kuko Imana yatugiriye ubuntu, maze dushoboza ibyo tutari kugenza gute? Ibyo tutari gushobora. Hari amasomo menshi nshaka gusimbuka kubera ko igihe cyagiye, ahubwo reka ngere kuri aya magambo. Kristo yadukuyeho umuvumo. Kuba Kristo yarapfiriye abanyabyaha bigaragarira buri wese usoma Bibiliya. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu. Abaroma 4:25. Ingeri yitiriwe umwami Yakobo. Inzirakarengane yababajwe n'umunyabyaha, umukiranutsi nawe ababazwa n'umugome. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi ibikomere bye nibyo yagenza gute? Imibyimba ye niyo yadukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, ariko twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Hari twagiye tugarukaho cyane, ahubwo nsome iyi ire kuri iyi ngingo. Umugisha uvuye mu Kristo yikomo kugira ngo tubone umugisha.
urupfu rwe kuri twe. Pawulo yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 10 yarabwiye ngo tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragare mu mibiri yacu. Igice cya 21 kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kuko muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Umugisha twakiriye Abagalatiya 1:10, umugisha twakiriye kubw'umuvumo wamushyizweho ni ugucungurwa tugakurwa mu cyaha, kuko umuvumo ari ingaruka zo kwica amategeko. Umugisha ni ugukurwa mu bubata bw'icyaha. Ibyakozwe igice cya mbere umurongo wa 16, igice cya gatatu umurongo wa 16, umurongo wa 26 baranditse ngo ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo, maze imaze kumuzura kugira ngo abahe umugisha. Abaha iki? Umugisha. Abahindure umuntu wese ave mu byaha bye, kuva mu bubata bw'icyaha. Aha ni umurongo wa 26, ntabwo ari 16, mumbabarire, hano habayemo agakosa. Umugisha murumva ko ni ugukurwa mu bubata bw'iki? Ni ugukurwa mu bubata bw'icyaha. Aya ni amasomo n'ubundi nari maze gusoma. Yesaya 5:3 umurongo wa 4 kugera kwa 6. Twese twobye nk'intama zizimiye, Uwiteka mushyizeho gukenerwa kwacu. Yesaya 44 umurongo wa 22, neye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu ngarukira, kuko nagucunguye. Iri ni irarika ry'Imana. Dawidi nawe yari yaranditse imyaka myinshi imbere ya Yesaya ati, Zaburi 103 umurongo wa 10 kugera ku wa 12, ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukenerwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, niko yajyanye kure ibicumuro byacu. Paje 18 wifuzwe ibihe byose. Kristo yakorewe ibyari bidukwiriye kugira ngo natwe dukorerwe ibyari bimukwiriye. Yazize ibyaha byacu atigeze agiramo uruhare, kugira ngo tugirwe abere binyuze mu gukiranuka kwe tutigeze tugira gute? Tugiramo uruhare. Yapfuye urupfu rwari urwacu kugira ngo duhabwe ubugingo bwari ubwe. Asubiramo ya magambo ya Yesaya ngo imibyimba ye niyo yagenza gute? Imibyimba ye niyo adukirisha. Rero bavandimwe, Kristo binyuze mu kumwizera aduha mwuka wera, aduha isezerano ry'umwuka wera, yaducunguriye kugira ngo duhabwe mwuka wera kubwo kwizera. Abaheburayo 9:14, nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yacu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Yohana 16 umurongo wa 8 hatubwira uko umwuka w'ukuri naza azadutsinda, akatwemeza iki? Akatwemeza iby'icyaha n'iby'amateka n'ibyo gukiranuka. Uyu mwuka wifuzwe byose, paje 529, igitabo giherutse gusohoka. Umufasha ariwe mwuka yiswe mwuka w'ukuri, umurimo we ni ugutunganya no gukomeresha ukuri. Atangira mu gutura mu mutima nk'umwuka w'ukuri, uko niko ahinduka umufasha. Gufashwa n'amahoro nibyo bibanziriza ukuri, kuko hadashobora kubaho amahoro nyakuri n'ubufasha nyakuri hakiriho ubuyobe. Inyigisho z'ibinyoma n'imihango ipfuye nibyo Satani yifashisha kugira ngo yigarurire imitima, bigatuma ayobora abantu mu bitari umunezero nyakuri. Inyigisho z'iki? Z'ibinyoma nk'iza Abagalatiya bari barakiriye. Satani agoreka imico y'abantu. Umwuka wera avuganira n'ubwenge mu byanditswe byera. Nagira ngo mwumve ino mikorere. Umwuka wera avuganira n'ubwenge bw'umuntu hehe? Mu byanditswe byera, akandika ukuri mu mitima, bityo agahishura ibyari amafuti akabyirukana mu mitima. Ni kubw'umwuka w'ukuri Kristo yiha ubwoko bwe bwatoranijwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Binyuze mu ijambo ry'Imana, mu mwuka wera. Hano hari amagambo akomeye ngo Kristo yiha ubwoko bwe. Kristo aba muri twe binyuze mu ki? Binyuze muri mwuka wera, kandi mwuka wera ahamanya n'ijambo ry'Imana. Muzasome mu cyigisho cyitwa Efeso, mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Nasomyemo kutasi imwe, ndababwira umurongo umwe nakunze cyane. Uravuga ngo
imikorere ya mwuka ihuza n'ijambo ryanditse. Ihuza n'iki? Igihe rero abantu bavuga ngo tuyobowe na mwuka kandi bidahamanya n'ijambo ry'Imana, ubwo baba bayobowe n'uwundi mwuka utari umwuka w'iki? Utari umwuka w'Imana. Amategeko ntabwo ahindura ubusa isezerano. None se amategeko yazanywe n'iki? Wa 19 na 20 mu Bagalati. Amategeko yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira urugo byasezeranijwe, kandi yahaye abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayaha abantu. Icyakora umuhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. Hano amategeko yahozeho mbere na mbere, ubwo ngiye kubivuga muri make kuko igihe cyagiye, ariko amategeko ntabwo umugambi wayo kwari ukugira ngo aduhishe agakiza, ahubwo amategeko twayahawe kugira ngo atwereke ibyaha byacu. Niyo mpamvu amategeko yatubereye umushorera, hano niko Pawulo yabyise. Ariko igihe Kristo yaramaze kuza, tumaze kwizera, uwo mushorera yararangije akazi. Rero amategeko icyo akora ni ukutwereka uko turi, ariko ntabwo ashobora kudukiza, kuko amategeko iyo tuyishe tugira ikimwaro muri twe. Adamu akica itegeko byagenze bite? Psychological complications zose zaratangiye, ibibazo biravuka muri we, atangira kugira ubwoba, sibyo? Atangira kugira igishinja mu mutima, ubwumvikane buke, conflict mu muryango. Ibyaha atangira kubishyira kuri Eva nawe abishyira kuri nde? Ku nzoka. Ngiki icyo amategeko akora. Turayica, ibibazo bikavuka, tugakenera umukiza, sibyo? Abaroma 5:20. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire. Murumva icyo amategeko akora? Ni ukugira ngo ibyaha bigenze gute? Bigwire. Ariko nyamara aho ibyaha bigwiriye niho ubuntu bwarushijeho gusaga. Haleluya. Igihe ibyaha bigwiriye ukamenya ko uri umunyabyaha kuko wishe amategeko y'Imana, icyo ugomba gukora, ugomba guhindukirira ubuntu bw'iki? Ugomba guhindukirira ubuntu bw'Imana. Abaroma 7:13. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu ntibikabeho, ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko, kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu, ngo amategeko agaragaza uburyo icyaha ari kibi bikabije. Amategeko ni iki ngiki amaze? Ni ukugaragaza ko icyaha ari kibi bigenje gute? Bikabije. Kubera igicumuro amategeko yahishuwe kugira ngo agaragarize abantu ubunyacyaha bwa Yakobo 1:24. Ariko witegereza mu mategeko atunganye rwose, amategeko aratunganye, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira niwe uzahabwa umugisha muri byose. Umaze rero kwakira amategeko akurwa mu bubata. Imigani 5:22 hatwereka ko turi mu bubata bw'icyaha, ariko igihe twakiriye Kristo kubwo kwizera, tuba tuvuye hehe? Mu bubata, duhindutse umudendezo. Abagalatiya kuva ku 24 kugera ku 25, ngo ndi kwihuta kugira ngo dusoze iyi mirongo n'ubundi. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ntabwo ari gutsindishirizwa n'amategeko, ahubwo amategeko yatubereye umushorera, hanyuma tugeze kuri Kristo tugomba kumwizera, akatwambika gukiranuka kwe, Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Maze ariko kwizera kumaze kuza, ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Haleluya. Guhinduka mushya muri Kristo. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umuyuda cyangwa ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, mu rubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Haleluya. Iyi niyo mirongo isoza iki gice. Pawulo yabagaruye ku butumwa bwiza, abagaruye ku kwizera Kristo, hanyuma asoza abereka yuko muri Kristo abantu bose bahindutse bashya, bityo amacakubiri yose agomba kugenza gute? Agomba kurangira. Yesu ashimwe. Hano harimo icyitwa umubatizo. Mwabatijwe muri Kristo. Iyo dusomye Abaroma, ndashaka gusoza
mbabwira aya magambo ari mu Baroma igice cya gatandatu. Igice cya gatandatu Abaroma, Rwanda Paul yandikiye Abaroma, yaranditse ngo umurongo wa gatatu, Abaroma gatandatu umurongo wa gatatu, ntimuzi yuko twese babatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Twese babatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe na hehe? No mu rupfu rwe. Ubwo rero twapfanye nawe. Pawulo ati nabambanywe na Kristo. Nagenje nte? Ubwo bajyanye mu rupfu. None ndakubaza, nawe wabambanywe na Kristo, mbese wabatirijwe mu rupfu rwe? Ese umuntu wa kera yamaze gupfa, ubu uriho mu mibereho mishya? Kandi Abagalatiya 5 wenda tuzahagera. Dore imirimo ya kamere ni myinshi iragaragara, tugenje gute? Turayibona. Ese ni iki kurangwaho? Uwo muntu wa kera yarapfuye. Umurongo wa 4, nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo yavuze ati rero ntihakiriho umuyuda cyangwa iki cyangwa umugiriki, ntihakiriho umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa, ntihakiriho umukongomani. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana buba budakwiye kwijandika mu bintu by'intambara. Ntese undi mu ntambara wamenya urwanya, kuko twese abatijwe muri Kristo nta mwanzi ugenje gute? Nta mwanzi uhari. Nta Rwanda, nta Kongo, nta M23, sibyo? Ubwo niko bimeze. Iyo tubivana aho ngaho muri ayo mahanga tubizane hagati muri twe, nicyo nshaka ko dutekerezaho, kuko ibi turi kubyiga nk'itorero ry'iki? Itorero ry'Imana. Ese ya macakubiri yarashize? Guhangana byarashize? Ubu ngubu hari ibigezweho ngo nge ndi uwo mu itsinda, nge ndi uwo mu rusengero, sibyo? Birashyushye. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwabatijwe. Ariko yaririmbye ngo ni ukuri twari dukwiye gusubira muri Yorodani. Iyo turebye ukuntu twabatijwe ariko tukarana n'ubuzima tubayeho, ubu ntidukwiye gusubira muri Yorodani. Ariko icyo ntabwo ari cyo gisubizo. Innocent yabivuze. Reka dusabe Imana itubatirisha umwuka wayo rero. Haleluya. Ntihakiriho umuyuda, ntihakiriho imbata, ntihakiriho umudendezo. Twese turi iki? Turi umwe mu itorero ry'Imana. Kurobanura ku butoni bigomba kugenza gute? Bigomba gushira. Amacakubiri agomba kurangira. Urwango rugomba kugenza gute? Rugomba kurangira. Wareba mwene se ukamubona nk'umuvandimwe muri Kristo Yesu. Imana idufashe. Ndasoreza ko aya magambo ari mu rwandiko rwanditswe na Tito. Rwandiko ni Tito ni muri gatatu, turahera ku murongo waho nuko ntashyizeho imirongo, ariko reka duhere ku murongo waho wa 4. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Haleluya. Ubu ko turi kwiga ijambo ry'Imana muri aka kanya, turi kwakira umwuka wera ngo aduhindure bashya. Kandi uyu mwuka Imana Data wa twese yamuhaye Yesu Kristo umukiza wacu, ngo amuducuncumurireho buhoro, amuducuncumurireho cyane, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Ndifuza ko iyi ngingo yumvikana neza mu bitekerezo byacu. Niyo mpamvu nsoresheje iri somo. Hari igihe ingingo yigishwa abantu bakayumva nabi, dore ko umutima wa kamere utajya utana no kumva nabi.
umuntu akumva Kristo yarabirangije, ibintu byagenje gute? Byararangiye, ndi muri Kristo. Niba imirimo yawe itagaragaza kuri muri Kristo, ubwo ntabwo ugenje gute? Ntabwo uri muri we. Ijambo ry'Imana natubwiye ngo murebe izi ntambwe zigomba guterwa kugira ngo umuntu agere ku kintu cyitwa gutsindishirizwa n'ubuntu. Gutsindishirizwa ni iki? N'ubuntu. Icya mbere, kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo dukunda bimaze kuboneka, byarabonetse. I Karuvari twese tugenje gute? Turabibona. Kristo yakoreye byari bidukwiriye, sibyo? Maze Imana iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukenuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa no kubyarwa ubwa kabiri. Haleluya. Uku guhindurwa mushya kw'ibitekerezo k'umutima, guhinduka k'umutima muri Bibiliya niko kwitwa kubyarwa ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Uku guhinduka igihe kutarabona icyicaro mu bitekerezo byawe, uracyari wawe. Ukeneye kwikubita imbere y'Imana maze ikakubyarisha ijambo ryayo. Yesu ashimwe. Maze ugacuncumirwaho umwuka wera cyane kugira ngo utsindishirizwe. Rero igihe twigisha ibintu ntimwumve ko ari agakiza gahendutse ngo wifate uko wishakiye, ugende widunda widoga. Ngo Kristo yagenje gute? Yarabirangije. Ahubwo icyo usabwa ni ikintu gikomeye cyitwa kwizera, kandi kwizera guhwanye no kumvira icyo ijambo ry'Imana risaba, kandi ibyo birasaba ko umuntu yakira ibitekerezo bishya bitanzwe n'Imana. Uwiteka rero adufashe, kandi igihe twizera ibingibi ko bigiye kudukorerwamo nonaha, Imana iduha ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Nibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Data wa twese udukunda uri mu ijuru, ntacyo dufite twavuga kuko ibyo wadukoreye birenze ubwenge bwacu. Twari munsi y'umuvumo tudashobora kwivanaho. Twe ntacyo twari dushoboye, twari tumeze nk'abana b'impinja nabo batari mu mwuka. Niko ijambo ryawe ritubwiye. Ibyari bikenewe byose kubwo agakiza kacu warabikoze. Uhabwe icyubahiro. Tugushimiye Kristo witanze ku bwacu. Tugushimiye umugisha waduhaye udukijije umuvumo ukomeye twari turiho. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uhereye none uduhe kugenda nk'abana b'ubwami. Uduhe kumvira. Uduhe kuguma mu bushake bwawe none n'iteka ryose kugeza igihe uzagarukira, ukatwimura muri iyi si mbi, ukatujyana ahatazagera ikibi by'iteka ryose. Iyi nkuru nziza uduhe ubushobozi bwo kuyambika amababa kugira ngo iguruke, igere mu mfuruka zose z'isi no mu mfuruka z'imitima y'abatarayimenya, kugira ngo twese dufatanirize hamwe kwishimira umunezero w'agakiza watuzaniye no kwitegura kuzaba mu bwami bwawe. Tubisenze twizeye ko twumvise kandi tugushimiye kubiduhereye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.